Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Abanyarwanda baba mu Bwongereza bamaganye urupfu rwa Habimana wishwe atewe ibyuma. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Abanyarwanda batuye mu Bwongereza bakoze urugendo rwamagana urupfu rw'umwana w'umunyarwanda w'imyaka 15 uherutse kwicwa na bagenzi be yatewe ibyuma mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umujyi wa Londres. Habimana Ian Tamimu yatewe ibyuma ku itariki ya 5 Nyakanga ubwo yavaga ku ishuri agiye gutega bisi ku muhanda wa Uruwishi saa 11:20 z'umugoroba. Yapfuye hashize iminota 45 atewe ibyuma. Abanyarwanda n'inshuti zabo batuye mu Bwongereza bifatanyije n'ababyeyi ba Habimana mu gikorwa cyo kwamagana ubwicanyi bwakorewe umwana wabo, bakora urugendo rwerekeza aho yiciwe. Bari bafite amafoto ye, abandi bambaye imipira y'ifoto ye yanditseho amagambo agira ati RIP Tamimu, bivuga ruhukira mu mahoro Tamimu. Bari bitwaje n'indabo zo gushyira ku rukuta bubatse aho yiciwe. Aganira n'igihe se we Habimana Tamimu yagize ati turi hano aho umwana wacu yaguye ku itariki ya 5 Nyakanga avuye kwiga mu masaa 11:15. Twaje hano kugira ngo twerekane akababaro dufite no gusaba ko ibi bintu byahagarara kuko birababaje. Abajijwe niba hari inzego z'umutekano muri iki gihugu ziri gukora, yavuze ko icyo bihutiye kubanza gukora ari ukubona umurambo w'umwana wabo. Ati icyo twabanje kurwana nacyo kwari ukugira ngo babanze baduha umwana tumushyingura, ibindi by'imanza twabaye tubishyize ku ruhande kuko ntibyari byoroshye ko baduha umwana, nibyo twumvaga dukeneye cyane. Nyuma yo kubona umurambo w'umwana bamushyinguye ku itariki ya 22 Nyakanga. Umwe mu bagize umuryango w'Abanyarwanda ba mu Bwongereza wari witabira icyo gikorwa witwa Peter yavuze ko atari ubwa mbere bibaye kandi batazi mu by'ukuri kibitera. Yagize ati ntabwo ari bwo bwa mbere bibaye inshuro nyinshi mu miryango itandukanye, ntabwo ari twe gusa bibayeho. Twaje hano kugira ngo nk'umuryango w'Abanyarwanda twamaganire hamwe iki gikorwa. Twaje hano kandi kugira ngo nibinashoboka tubigeze mu nzego za leta ya hano kugira ngo tubyamagane burundu ntibizongere kuba kuko nituramenya ikibitera. Peter yakomeje avuga ko ubwicanyi bukunze kuba mu bana bakibyiruka biga mu mashuri yisumbuye, ndetse ubwo Habimana Tamimu yicwaga hari undi mwana wari wishwe mu kandi gace. Habimana Blaise ari we se wa Tamimu avuga ko abishe umwana we ari abana 5 harimo uw'imyaka 14, uw'imyaka 15 n'abandi bafite imyaka 20. Bose ngo barafashwe bakaba bari mu maboko ya polisi. Yashimiye kandi ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza yabafashe mu mugongo ikavugana n'abayobozi bo muri icyo gihugu kugira ngo bihutishe igikorwa cyo kubona umurambo. Reka twizere ko uyu mwana Imana yamwakiriye mu bayo, kandi tunayisaba kugira ngo ikomeze umuryango w'uyu mwana, tunayisaba kugira ngo ibintu bitazongera kubaho ukundi. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.